Ubundi Lebo ni iki? Lebo ni kampani itunganya cyangwa ikigo gishinzwe guteza imbere umuziki ndetse n'ibihangano by'abahanzi. Lebo ikunda kuba igizwe n'ibintu bigera muri bitanu, ari byo gukora no gutunganya indirimbo, gukora amashusho y'indirimbo, gushaka amasoko n'abaterankunga, gushakira indirimbo ku mbuga nkoranyambaga no kuri radio, television hit, gushyira abahanzi mu bitaramo bigiye bikomakomeye hanze n'ahandi. Urugero twagaruka nko kuri Lebo ariyo yaba Safi Record, aho yagiye ifata abahanzi bagiye bamenyekana bamwe na bamwe ikagenda ibapushinga kandi nta kintu bari bariho paka ibagize abastari. Urugero nka Rayvan, Manzi Rayvan yamugize umustar, uwitwa Lava nawe yamugize umustar, ndetse no muhanzi Harmonize nawe ubwe yabashije kugera ku rundi rwego, aribwo bagiye bamutakazaho byinshi, abari kimutunga, kumwambika, kumukorera promotion y'ibihangano no kubisunika ndetse no kumushakira ibitaramo nk'uko nagiye mbigarukaho. Uyu munsi rero tugiye kugaruka muri zimwe muri Lebo zagiye ziba hano mu Rwanda. Navuga ngo zari muri Lebo zari zishekeje cyane, tugiye kugenda tugarukaho hamwe na hamwe. Turi buze kugaruka kuri amwe mu marebo amwe namwe ko nagiye mbivuga haruguru. Turabanziriza kuyitwa Super Level. Super Level yatangiye mu mwaka ya 2010, ikaba yaratangijwe n'uwitwa Richard, abenshi niryo zina twari tumuziho. Richard afatanyije n'itsinda rya Urban Boys, yarigizwe n'abasore batatu, Safi, Humble Jizzo ndetse na Nizo. Iyi Super Level kandi ikabizwi yuko agifasha bamwe mu bahanzi bamwe na bamwe, harimo Mico the Best, Fireman warimbaga injyana ya hip hop, ndetse na Bruce Melodie wayinyuzemo akora injyana ya R&B muri 2014, ariko ayivamo muri 2015 kubera kutumvikana n'umuyobozi w'iyo Lebo ndetse na producer wayo ari we Olivier Isheja Piano. Yaje no gukora indirimbo amwibasira yise Ndakwanga. Iyo Lebo ni mu bintu navuga ngo yabaragezeho. Super Level yabashije wenda kugira abanza amwe na bamwe isunika, arimo nka Urban Boys ari nabo banyirayo, kuba barabashe kugera za Nigeria bakorera indirimbo nka Tayari n'umuhanzi babasha gukora indirimbo Tayari n'umuhanzi wo muri Nigeria ari we Iyanya. Super Level kandi usibye kuba yarabongamiraga cyane kuri Urban Boys cyane, urebye ko aribo yakundaga gufasha kuko bari na ba nyirayo, urebye ko nibo bari baranashoyemo amafaranga, abandi baza babunganira. Iyi Super Level yarekoraga muri Nyamirambo, ari nayo yakoraga ibikorwa byaho bimwe na bimwe, dore ko zimwe mu ndirimbo zabo z'abahanzi bagiye bakora muri Super Level wasanga kuri YouTube no kuri Spotify no kuri Apple Music no kuri Boom Player, ariho hantu wagenda ushakira abantu bo muri Super Level. Nubwo yaje gusenyuka nabi igasenyukana n'abahanzi bayo, harimo Urban Boys yagiye burundu, mu bayikozemo hasigaye umuhanzi Bruce Melodie, niwe navuga ngo yasigaye ahagaze bwoma, abandi bose niwambwira ngo aho bari kuko barangiranye na Super Level. Toya turasanga ku wundi mwanya aho turi buboneho indi Lebo yabayeho mu Rwanda, tutazi amaherezo yaho ko yaje kurangira naho yaje guhera igenda, ariyo bise Bridge Record Music Industry. Iyi studio yavutse muri 2011 kandi yatangijwe n'uwitwa Jacques Uwizeyimana, ariwe bitaga Jack Rocks. Ubwo yawe umwe mu bashoramari babaga cyane bagakora no muri Canada, ariho yaje avana amafaranga aza kuyashora mu muziki wahangaha imbere mu Rwanda, azamura zimwe mu mpano zagiye zivugwaho bimwe na bimwe, harimo nka producer Piano, ari naho hantu yaje kuza akomereza nyuma yo kuva muri Super Level isenyutse, aza gukorera muri
Bridge Record. Iyi Bridge Record yagiye igirana amwe masezerano navuga ngo y'icyuko utamenya icyo yaragamije, ko gusinyana n'abaraperi aba ari ibintu biba bigoye kugira ngo wizere ko ayo masezerano aba afite ukuraho. Yaje gukorana n'umuraperi Bulldog na Fireman bo mu itsinda rya Tough Gang, aho baje gukorana n'umuhanzi witwaga Babu Star nayo koraga injyana ya hip hop utarigeze umenyekana, wamenyekaniye muri studio ya Bridge Record niho yagarukiye. Yasinyishije umuraperi kazi witwa Sini nawe tutazi aho yarengeye ko yajyanye na label yiwe ariyo Bridge Record. Numa iza gusinyisha n'uwitwa Youngless mu bahanzi b'abaraperi bari icyo gihe, dore ko na tutazi amaherezo yiwe na yaje kujyana n'iyo label. Gusa si we bonyine, arimo n'andi bahanzi bigeze kuza ariko ntibahita bafatisha nk'abandi ngo bamenyekane cyane, nk'uwitwa Ganza na Gisa Kinganzo. Bo bakoraga batari mu masezerano ya Bridge Record ariko bari mu masezerano ya Piano de Groove Man wayikoreragamo. Iyi studio yanakoreraga hano i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, dore ko ari naho gicumbi cy'umuziki navuga ngo giherereye muri Nyamirambo cyane. Kandi ikindi wamenya ku isenyuka rya Bridge Record ni uko muri 2015 Jacques Uwizeyimana ari nawe nyirayo yavuye mu Rwanda ajya gukora muri Canada, bituma ibikorwa bya Bridge Record bigenda bigabanuka. Studio ya Bridge yaje gufungwa, ndetse aho yakoreraga hakaba hagiye gukoreramo indi studio ariyo ya Top 5 Sayomo nozamo hepfo ngyo za Musanze. Niyo turibuze kugaruka kuri bamwe mu bahanzi navuga ngo yasinyishe ko nayo yari label ubwayo. Bimwe mu bikorwa n'indirimbo Bridge yabarakoze twagenda tugarukaho harimo nk'indirimbo ya Meddy yitwa Karamata, Nsubiza na Kuki ya Emmy, Delphine ya Knowless. Zose ni zimwe mu ndirimbo zamenyekanye zagiye zikorerwa muri Bridge Record. Nubwo Bridge Record itakiriho, itagikorerwa n'umuziki hano mu Rwanda imbere, ariko bimwe mu bikorwa bya Jacques ariwe nyiri label yagize uruhare runini mu guteza imbere umuziki w'u Rwanda, cyane cyane ku rwego mpuzamahanga. Ariko bamwe ntago babyemera, kuko ntago bavuga ngo ni bandi. Usibye gukorana na Meddy waje kugira amahirwe akaza kwigira muri Amerika, ari naho yaje gukomereza kariyeri yiwe y'umuziki mu Rwanda. Twavugaho harimo nka Top 5 Star ariyo yaje kujya mu nzu ya Bridge Record, aho studio ya Bridge Record yaho zikorera. Iyi studio ikaba ifite icyicaro mu mujyi wa Musanze, ari naho ikorera ibikorwa byayo bya buri munsi. Ni studio yavutse muri 2003 ifunguwe n'uwitwa Patrick Uwineza. Ikaba ari imwe muri studio zagiye zifasha cyane cyane abahanzi bo mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba bw'u Rwanda, ariho za Rubavu. Harimo abahanzi benshi cyane bagiye bazamukira, benshi bamenyekana cyane muri no studio. Ikaba ifite ibikorwa byayo, akarimo studio itunganya amajwi ndetse na studio itunganya amashusho ariyo video graphy. Hakaba twagaruka ku bahanzi bagiye bagaragara muri Top 5 Star bagiye bakorana nayo bya buri munsi, kuko se avuga ngo yari label izwi. Iyi ngiyi twagaruka nko kumanza yitwa Negri de General, umuraperi wo mu Rwanda ukoraga hip hop, ndetse na Dr Crowd ukora Afrobeat. yagiye amenyekana nawe icyo gihe za 2005 na 2007 gutyo, na Milo niyo ukoraga R&B, na The Brace nayo wakoraga Afrobeat, ndetse na Maji the Black icyo gihe nayo yaje kuyijoininga ije muri Kigali. Ikaba yaramenyekanyemo cyane umuhanzi Young Grace, akaba ari naho yavuye aza mu muziki nyarwanda yisanga mu mujyi wa Kigali. Bimwe mu bikorwa Top 5 Star yaba ifitanye ubufatanye nayo bitandukanye harimo nka Radio Energy
ikorera mu karere ka Musanze ifite amashami mu mujyi ya Kigali na Rubavu. Energy ikaba imwe mu maradiyo ya Patrick Wineza ndetse na Musanze Entertainment Center, ikigo cy'imyidagaduro gikorerwamo n'ibitaramo ndetse n'imyitozo ngororamubiri, bimwe mu bikorwa by'urubyiruko yagiye ateza imbere mu karere ka Musanze. Future Talent Project ni umushinga wo kuzamura zimwe mu mpano na zimwe ari naho Young Grace yaje aturuka avuye muri iryo tsinda rya Future Talent. Iyi Top 5 Side ntabwo bimwe mu bikorwa byayo uyu munsi ntiwabibona kuko dore ko yanakonje burundu, navuze yuko yanasenyutse ntabwo waba ubeshye kuko izi saha ntabwo studio igikora ko yagiye imenyekana kuri byinshi. Top 5 Side navuga ngo yavuye mu nzira nayo muri label zabayeho muri iki gihugu tutazi amaherezo yazo. Indi label tutakwirengagiza ngo turenza ingoyi ni yitwa Infinity Record. Ni studio yahoze ikorera mu karere ka Nyarugenge muri Nyamirambo, ruguru yo kwa Nyiranuma ku bitaro. Abahazi barayizi iyo studio, bazi n'amabara yagiye ikorerwamo menshi cyane atari meza, ariko uyu munsi ibyo tugiye kugaruka turagaruka kuri bimwe byagiye biranga ibikorwa by'iyo label, ari byo kuba bifite abahanzi yagiye isinyisha. Iyi studio benshi bavuga ngo ni ya Jean Marie Mukasa, yafunguye 2010, ikaba yarakoreraga muri Nyamirambo muri Kigali. Ikaba yaratangiranye n'abahanzi bagiye bamenyekana mu Rwanda harimo nk'itsinda rya Active ndetse na Bulldog ndetse n'umuhanzi Sini na Fazo producer baje gusinyana nayo rugikubita, batangira gukorana bya hafi na hafi ibikorwa bya muzika bimwe na bimwe muri runo ruganda. Mu gihe ushaka kumva indirimbo zabo zakozwe na Infinity Record, wagenda usura urubuga rwa SoundCloud rw'iyi studio arirwo Infinity Record SoundCloud. Infinity Record mu kugenda kwayo ntitwamenye amaherezo yayo, dore yuko yari inafitemo n'umuraperi Khalfan Govinda baje gusinyisha nyuma ya Bulldog, ariko utarigeze uhabwa amahirwe yo kuba yakomezanya nabo ngo akore nk'uko byari bisanzwe. Iza kugenda na Nyomberi tuzi n'igihe yafungiye imiryango, twashidutse Bridge Record itakiri barizwa mu muziki wo mu Rwanda, yahise iburirwa irengero. Dusimbukiyeho gatoya nanone turacyari muri Nyamirambo, aho tuhasanga indi label yitwa Incredible Record y'abagenzi Bernard, ari nayo wanayifunguye akayibera producer w'amashusho ndetse na audio. Akaba yari ifite studio yabarizwaga muri Nyamirambo. Imizi studio na twaje dugarukaho n'izindi zose nayo yaje gusinyisha abahanzi harimo Dani nanone umuraperi nyarwanda ukora hip hop, Young Grace umuhanzi wa hip hop ndetse umuhanzikazi wa hip hop ndetse na Davis D ari naho yaje kumenyekanira cyane mu njyana ya Afrobeat. Wongeremo na Kevin Kade binjiranyemo magasinyaniramo contract ari nabo bakoraga injyana ya Afrobeat. Tutibagiwe n'umuraperi Khalfan Govinda baje gushwana bidatinze, arayikatira akomeza urugendo rwe rwa muzika atari muri label ya Incredible Record. Muri zimwe mu ndirimbo zagiye zivugwaho kuba ariho zakora ari nazo zanamenyekanye cyane, twavuga nk'itwa Imbere n'inyuma y'umuraperi Dani nanone afatanyije na Bruce Melodie, ndetse n'indi ndirimbo ya Davis D yitwa Nsubiza, imwe mu ndirimbo zirimo za mbere yamenyekaniyeho, ndetse na Baho ya Kevin Kade. Izi label zikajya tugarukaho inshuro nyinshi bagiye bazishinja yuko zidakora nka label ahubwo ari studio zisanzwe
zifasha abahanzi. Nyuma tutazi n'iherezo rya Incredible Record aho yaje kurengera, dore ko mu mpinduka n'imikoranire byayo bena Active mu mwaka wa 2013 itsinda rya Active ryasubiye gukorana na bagenzi Bernard anaribera umujyanama, ndetse nyuma y'imyaka 2 bari bamaze batandukanye. Ibi byatumye Bernard asubira kuba producer wabo, naho Infinity Record ikomeza kuba umujyanama wabo mu buryo bwa administrative. Tizo, umwe mu bagize itsinda rya Active, yavuze ko Bernard ariwe uzi neza ibyo biyumvamo igihe barimo kwandika cyangwa barimo gufata amajwi y'indirimbo. Yagize ati, ubu twasubiye muri Incredible, ariko ntabwo tuzakorana na Bernard nk'umujyanama mukuru wacu aribyo mwe mwita manager, oya, ahubwo azajya dukorera nka producer wacu. Ibindi birareba Infinity Record, nayo icyo gihe yari label yari iri gupusha isunika izindi label ngo barebe ko bahanganira umuziki wo mu Rwanda warimo n'akajagari. Iyi ngiyi Incredible Record, ushaka kumenya byinshi no kumva indirimbo zabo wasura urubuga rwa YouTube rwabo, Spotify, Apple Music na Boom Player, ukajya wumva ibihangano Bernard bagenzi yagiye akorana n'abahanzi bya hato na hato. Tuvuye muri Nyamirambo gato tukinaga muri Gikondo, turahasanga indi label ikaba na studio itunganya umuziki ariyo Narrow Road Records. Ikaba yarashinzwe n'uwitwa Ezra Kwizera, umuhanzi akaba n'umucuranzi, akaba atuye muri Canada. Aho ikorera studio yayo yaherereye muri Gikondo nk'uko nahoze mbivuga, mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Abahanzi bakoranye nayo muri Narrow Road yakoranye n'abanzi bakomeye mu Rwanda barimo Meddy, umuhanzi ukora njyana ya R&B, ndetse na Deben, umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya R&B, King James, umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya R&B, ndetse na Kamishi, umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya Afrobeat, Princess Priscilla, umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya R&B, ndetse na Uncle Austin, umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya R&B na Afrobeat. Alpha Rwirangira, umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya R&B, waje gukorana na Narrow Road nyuma yo kuva muri Future Record, aho yari amaze n'igihe avuye muri Taxka, aho yari anafite n'igihembo cya Taxka. Tudatinze tutagenda tutavuze no ku itsinda rya TBB ribarizwamo MC Tino, ryahoze ari naryo rikorana na Narrow Road, ndetse producer wayo akaba yarahoze ari Pastor P, ndetse n'uwitwa Pacento, nk'uko benshi bagiye bumva touch zabo muri icyo gihe. Zimwe mu ndirimbo zagiye zifatisha zivuye muri Narrow Road twavuga n'itwa Urukingo ya Urban Boys yafashe igatikiza umujyi ndetse n'u Rwanda, ndetse n'iyitwa Haraburiki ya King James na Princess Priscilla, ndetse na Ngwino Ndebe ya Kamishi, ndetse n'iyitwa Mbabarira ya Princess Priscilla, rimwe mu ndirimbo yanamugize uwo ari we yazamukiyemo muri icyo gihe, ndetse na Nzakwizirikaho ya Uncle Austin. Iyi Narrow Road Record n'izindi labels zose ntituzi amaherezo yayo, ntituzi naho yaje kuburira ikaburirwa irengero. Turebye hirya gatoya mu nce za Kacyiru muri Gasabo, turahasanga label nayo yitwa Balik Music y'umugabo witwa Eric Balik Fabrice. Akaba ari label itunganya umuziki ndetse ikanafasha n'abahanzi bamwe na bamwe. Yashinzwe muri 2011. Iyi label kindi twayigarukaho nuko mu gufasha abahanzi inakora n'amashusho ndetse na mastering ya no gucura amabeat amwe namwe ajya ku masoko. Bamwe mu bahanzi Balik Music yatangiranye nabo harimo abo bita Afro Jiggy, Blicksack, DMS, Kichuda Kivu, Bula Music, Trudy, Benny Black, Kudu, Babu, ndetse n'Umutare Gabi. Akaba ari nawe uzwi cyane Umutare Gabi ndetse na DMS, abantu bazi hip hop kera, DMX
ari mu bantu bakunzwe mu karirimbo kitwa Yego. Abamuzi icyo gihe ni abasaza nawe muriyumva. Yo Balik Music ikaba ari imwe muri studio yagiye ikora injyana zigiye zitandukanye, harimo Afrobeat, hip hop, R&B ndetse amapiano na trap. Iyi studio ikaba inagenda ifasha abahanzi ku marketinga ibihangano byabo, ariko bivuze ko nabo abanzi bayigaragayemo usibye Mutare Gabi, abandi tutazi uko byaje kurangirana nabo, dore yuko label yafunze ikagenda ndetse n'abahanzi yafashaga nabo tukababurira irengero ryaho twababariza muri no industry. Ntabwo wapfa kumenya aho Balik Music yaba irimo irabarizwa muri no minsi. Green Fairy Music ikaba ari label navuga ngo na karebo gato kagiye gafasha bamwe mu bahanzi ba cyane b'abaraperi kugenda bazamuka gahoro. Ikaba yarashinzwe n'uwitwa Dr. Nganji, akaba ari nawe producer wayitunganya amajwi ya studio, akaba ari producer waho. Ikaba ikora n'ibijyanye na studio y'ibyo production mu mujyi wa Kigali. Green Fairy bamwe mu bahanzi yagiye ikorana nabo yanagifasha, harimo by'umwihariko producer wayo Dr. Ganji, hakaza mu Prime Mazimaka wahoze muri itsinda ryitwa Skank Nation, yarimo White Monkey ndetse na Prime, undi wese mwibuka ko nta kintu kigaragara yagize akora nyine. Hakazamo Muktan, muraperi, nabwiye ko ari studio y'abaraperi gusa, ikaba irimo na Bushari ndetse na Pogosta, Betray, Ice Nova, Waya Viato nayo ni mushyashya mu muraperi bo. Ikaba inazwi yuko ari nayo yaje gushyira hanze itsinda ryitwa Kenya Trap, ryarigizwe na Bushari, Betray ndetse n'umuhanzi witwa Slom utigeze ugaragara kuri ku rutonde rwabo. Green Fairy igifasha dore ko wanasanga baranatandukanye atakibarizwayo. Zimwe mu ndirimbo zagiye zikomera zigakundwa harimo nkitwa Kinyarwanda Dr. Nganji, Imituku ya Dr. Nganji, Nice Nova ndetse na Dr. Des Murundi na Red Ink. Hakaba hari n'iyitwa Imisambi ya Dr. Ganji, Karambizi ndetse na Kaya Bwinshi, Nice Nova na Romeo Rapstar. Hakaba hari n'iyitwa Inare ya Dr. Ganji na Romeo Rapstar. Hakaza iyitwa Ihoreze Dr. Ganji na Racine. Hakaza na Haya. Izo zose ni zimwe mu ndirimbo zo mu producer waho, navuga ngo gusa nizo zimwe mu ndirimbo zagiye zigaragara. Hakaba harimo n'iyitwa Ntwebwe yamenyekanye cyane, navuga ngo yafashe n'indirimbo za Ice Nova nyinshi cyane niho zagiye zikorera. Akaba ari itsinda ry'abaraperi ndetse bakaba banakunda gutegura icyo bise Ayam Hip Hop Festival, kikunda kuba hagati ya tariki 5 n'esheshatu Nyakanga buri mwaka, nuko wenda arimo imyaka agenda babihagarika, ariko 2024 nibwo byaherukaga kuba icyo gitaramo. Ndetse mu bahanzi bitabiriye iki gitaramo twagarukamo mu producer yitwa Big Z, Ish Kevin, Dr. Nganji, Romeo Rapstar ndetse na Ice Nova, umwe mu bahanzi bakorera muri Green Fairy Record. Touch Record imwe muri label nayo zazamutse mu 2000 nibwo yafunguye amarembo iza gukorera mu Rwanda. Ikaba yarafunguwe n'umugabo witwa Theo Mukasa, akaba ari we manager director wayo, akaba ari nawe founder wayo wayishinze. Iyi studio ya Touch Record yakoreraga Nyamirambo kuri 40, benshi bakaba bayizi kuri izo nzira ariho yakoreraga. Ikaba yarakozemo mu producer nka nyakwigendera Junior Multi System, akaba ari naho yanarambye, ndetse n'uwitwa
producer track slayer wanakoreraga abaraperi cyane. Jay Polly umuraperi wamenyekanye mu Rwanda mu njyana ya hip hop, tubone no kuvuga ati rest in peace legend, aruhukire mu mahoro. Jay Polly akaba ari umwe mu bantu baranze kugaragara muri iyo label, akaba ari umwe mu bantu barafitanye amasezerano nayo, ndetse n'uwitwa Green P nawe akaba yarasinye muri iyo label ya Touch Record, ndetse na Diplomat, ndetse n'uwitwa Tony wagaragaye mu ndirimbo yitwa Sawa Sawa, ndetse na Isam umuhanzi akaba n'umuraperi. Isam umwe mu bahanzi nabo bagiye basoringa ariko kumenyekana bikaba byarananiranye. Zimwe mu ndirimbo zagiye zimenyekana cyane harimo nka Defuade, zakaba zarakuriye muri Touch Record, ndetse n'iyitwa Ndacyariho Ndahumeka, ariko yo sinavuga ngo niwe yakorewe, ariko iri mu ndirimbo nazo zaze kongera kuvugururirwayo, ndetse na Marayika ya Jay Polly, Silibateri na Bruce Melodie, Sawa Sawa, Kinyarwanda Dr Ganje niyo yaje kuza gukorerwa, n'izindi nyinshi zagiye zijya muri Touch Record, ari naho Ganje yaje kuva ajya gukora muri Green Ferry yiwe. Iyi Touch Record kandi mu byo wavuga wenda abantu bayiziho nuko yagiye ifasha abahanzi benshi cyane. Urban Boys igeze kuhakorera indirimbo mbere yuko ijya muri super label yabo bari bafunguye nshyashya. Maherezo ntabwo tuza hano nawe yaje kurengera, dore yuko yaje kugenda n'izindi zose nka Nyomberi ikaburirwa irengero. The Main Music House nayo nimwe muri studio navuga ngo yaje ivugisha abantu benshi, dore ko yarizanye n'ikintu cyitwa ifaranga ewana bamenamo, wabona ari rebe igiye kuza igahindura byinshi muri no muziki nyarwanda, y'umugabo yitwa Badi Rwama wariye hit kurusha abahanzi. Yaraje kumanaginga agashiduka abahanzi nabo bamwiritsaho baberi baramuhombya, afunga imiryango nk'abandi bose aragenda. Akaba ari umwe mu ba manager ndetse n'abayobozi b'ama studio label navuga ngo barwaye trauma, dore ko yashatse kwigereranya nk'umu producer akaba n'umu manager wa Marvin Record ariwe Don Jazz. Iyi The Main Record ikaba imwe muri label yafashaga abahanzi bakora injyana ya Afrobeat, R&B ndetse na hip hop, cyane cyane ngo twabona uwitwa Safi Madiba nyuma y'itandukana rya Urban Boys niho yahise ajya gusinya. Umuhanzi Safi Madiba yagiye akora indirimbo nyinshi nka Good Morning ndetse na My Hero, yaje kuba hit icyo gihe ari muri The Main. Jay Polly umuraperi nawe akaba yaragaragaye muri The Main Record, aza no gufungwa agaruka aririmba I'm Coming Home, ndetse na Marina Deborah umwe mu bahanzi bagaragaye muri label ya The Main Record. Biravugwa ko yarari mu rukundo n'umuherwe wayo ariwe Badi Rwama, ntako natari no guhomba kwijandika mu rukundo n'abahanzi managing, ntako natari guhomba uyu nguyu. Queen Cha umuhanzi wamenyekanye mu njyana ya Afrobeat nawe akaba ari mu bahanzi bagaragaye muri The Main Record. Calvin Banda ndetse mu bahanzi bagiye bakora indirimbo zigiye zikaze nka Tic Tac aye n'izindi nyinshi zagiye zigaragara muri label ya The Main Record, nayo tutazi ukuntu yaje kurangira dore ko yafunze imiryango nyirayo, tukaba tusigaye tumubona muri space ku mbuga hano hanze agira abandi baherwe inama, dore ko aheruka no kuvuga ngo gushora mu muziki ni nko gushora muri toilette muri wese, ariko ziko biri kuko abashoye kuri toilette barinjiza, uzewe ko atigeze yinjiza tubyihorere. Kina Music ni imwe muri recording label mu Rwanda zimaze n'imyaka myinshi ku butaka bw'u Rwanda, ikaba yarashinzwe n'umwe mu baherwe ariwe Clement Ishimwe, akaba anayibera producer akaba na managing director.
w'abahanzi ndetse na studio ya Kina Music. Kina Music kandi ikaba yarafunguye imiryango 2009, ikaba yaragizwemo uruhare mu guteza imbere umuziki nyarwanda cyane cyane mu njyana ya R&B ndetse na pop. Iyi Kina Music bamwe mu bahanzi yagiye ikorana nabo bakomeye harimo nka Butera Knowless, akaba ari nawe mabuja wayo kuko ni umugore wa nyirayo ari we Crema, ndetse bakaba bafite yaragiye akorana na indirimbo zimwe na zimwe zikomeye harimo Komeza, Wondi we na Inzola, azikuriye muri label ya Crema ariyo Kina Music, ikaba ari na label y'umugabo wiwe. Undi muhanzi urimo n'uwitwa Nelly Ngabo, uyu nguyu akaba nawe ari umwe mu bahanzi bakoranye nayo ndetse akaba yarakoranye na indirimbo Nwe Mbari ndetse na Mituweli. Tugabusangamo n'abandi bahanzi bahozemo aribo Dream Boys yaje no gusenyuka ikoreramo indirimbo Magorwa na Sinzika. Dream Boys anamaze igihe kinini barizwa muri Kina Music nyuma yo kuva mu maboko ya manager Muyoboke. Aba baje gutandukana buri umwe akora kariyeri solo yiwe, umwe ni Platini P undi ni TMC. Christopher Muneza akaba ari umwe mu bahanzi banayigizemo uruhare kugira ngo iyi label tuyimenye tunamenye n'ibyayo, kuko ari mu bantu bagiye bahitingiramo akoramo indirimbo zigiye zitandukanye, Ijuru Rito nanda gukunda. Igor Mabano akaba n'umuproducer ndewe nawe akaba yaragaragaye muri Kina Music nubwo bitaje kuramba, akaba yaratandukanye n'iryo tsinda, hasigaye ubucuti gusa atakiri umwe mu bahanzi bayo. Turahasangamo undi mukobwa yitwa Zuba Leya umaze iminsi asinye muri iyi label, nawe akaba abarizwa muri Kina Music. Kina Music y'umugabo Crema Ishimwe ubu bakayerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo afashe abahanzi nyarwanda bahatuye gukora indirimbo ndetse n'ibikorwa byabo bya muzika bya buri munsi, arebe uko yagenda abasunika gahoro gahoro. 1:55 AM Entertainment ni inzu itunganya umuziki ikaba na recording label, ikaba yarashinzwe na Gael Kalomba aka Coach Gael umuherwe. Uyu Coach Gael niwe washinze 1:55 AM, imwe muri label muri no minsi irimo irasakurisha abantu cyane cyane bitewe na bamwe mu bahanzi barizwamo, harimo nk'umuhanzi Bruce Melodie ndetse na bamwe bagiye bayigaragaramo, nubwo muri no minsi harimo amatiko yo kuvuga ngo batandukanye n'iyi label, harimo kuba harimo nka producer Element nayo bivugwa ko bitameze neza muri no minsi, ndetse n'umwe mu bahanzi ba Loskana nawe wamaze kugaragaza ko yamaze no gutandukana n'iyi label, nubwo benshi batigeze babivugaho rumwe bavuga ngo ibinakoze nago bibaho, yari kuguma muri iyi label agakomeza agakorana nabo nkuko abandi bayigumyemo. Ariko hakari n'andi makuru avuga yuko umuhanzi witwa Kenny Soul nawe yaba ari mu marembo yo gusohoka muri 1:55 AM, dore yuko nayo watamenye ibyayo. Numvishije ubundi arimo n'amarira ya nyirayo, aho yari mararira avuga ngo yarahombye agomba kugabanya gukomeza gushora ku bantu batamufitiye urukundo no kumufasha ubwe. Bakaba ariyo mpamvu iyi label nayo yava mu nzira vuba ahangaha tutiteza, ariko nabyo ni gutyo label zirangira. Gusa akaba asigaranye umuhanzi umwe navuga ngo akomeje gufasha no gusunika ariwe Bruce Melodie, nubwo asunika nawe yisunika we ntago ari ukuvuga ngo arimo aramusunika nk'uko zindi label zibikora, nawe ubwo ari kwisunika. Benshi mu bantu bakavuga yuko label mu Rwanda nta gaciro zifite, dore yuko zimwe muri label zikora bimwe mu bintu navuga ngo byo gufasha abahanzi turebye twasanga habe
nta nimwe wasanga ihari, kuko bose bakora bakura bishyira bashyira mu mifuka yabo. Ko rebo yenda ipfa kubigerageza twagarukaho harimo nka Kina Music, gufata Christopher w'umuhanzura w'umunyeshuri ukamuzamura ukamugira igikomerezwa bikarangira yirashe ry'umutwe nk'abandi bose, nawe akahita ava mu nzira muri no industry, ukabufashe n'ingabo nawe ukamuzamura ukamushyira ku itara akagaragara n'iki, ariko muri no minsi kameze nk'uri mu bantu bari kwiyahuza ikiziriko kuko si wavuga ngo arahari aharadahari. N'uyu mukobwa mushyashya Zubare nawe ntabwo tumuzi, nawe bavuga ngo nawe nta kintu bari kumufasha, nta masezerano yene yasinyara aho ngaho yabaringa higiye amaze akaba afite urwego rundi amaze kugeraho. Wareba nanone ku zindi webo zagiye ziba ugasanga nta rebo mu Rwanda dufite, ahubwo dufite ama studio na recording label tugira, kuko ibyo abahanzi basabwa ntabwo bose babyuzuza, arimo kubishyurira amazu, kubishyura transport, kubishyurira imyenda style n'ikindi, no kubapushinga ku mateleviziyo n'amaradiyo, kuko kenshi usanga hari bake babishobora. Ntago navuga ngo recording label mu Rwanda zirakora, hakora ama studio, ahubwo nuko benshi tubyibagirwa tukazita recording label, ariko hari studio ziri aho ngaho n'izibindi byose. Nakagaruka mwari Mugikari TV nk'ibisanzwe muri kumwe na Nady. Stay in touch, tugaruke vuba aha ngaha dusubire.